Reka nongere mbasuhuze nizere ko mumeze neza mwese aho muherereye hatandukanye. Abantu bari iwacu aho mu Rwanda, nabonye abantu bari Rubavu, Muhanga, abantu bari za Nyanza, abantu bari Huye, abantu bari mu mujyi wa Kigali aho ngaho Inyamirambo. Mumeze neza? Ibishyimbo na capati biracyaboneka. Abantu bari, nabonye n'abantu bari Burasirazuba, abantu bari za Rwamagana, mu bice bitandukanye, ndabasuhuje mwese. Nongeye gusuhuza abantu bari Burundi, bari Uganda, nabonye abantu bari Tanzania mumeze neza. Abantu bari South Africa, Malawi, Zambia, abantu bari Mozambique, ndabasuhuje mwese. Central Africa bari hari Ethiopia, ahandi nibagiwe ni hehe, muri hangana ningiraho nibagirwa, ariko mwese ndabasuhuje. Suhuje abari ku mugabane w'Uburayi, bari muri Middle East, bari muri Asia, mwese nimukomeze mugubwe neza. Suhuje n'abari hano muri Canada kandi narababonye bankurikira hirya ho muri Alberta, mukomere cyane. Ndizera ko gaze iboneka neza aho ngaho, kuko niho ibarizwa. Suhuje abantu bari muri Ontario, mwese mukomeze kugubwa neza, no mu tundi duce dutandukanye nshobora kuba ntavuze. Nimugira amahoro. Ndanyarutse nanone kugira ngo nongere ngire ibibazo bikeya nsubiza. Abantu bagenda babaza ibibazo byinshi bitandukanye, bimwe na bimwe bizajya binsaba kuba nareba uko mbakorera nka detaye zifatika ku maporogaramu atandukanye mba nagiye mvugaho. So ngiye kuvuga rero ku bintu abantu babajije, ibintu by'amatarike yo kuri invitation, waba wari ufite invitation yo kuza gusura cyangwa se invitation yo kuza muri conference, amatarike yenda akaba yararenze bataragusubiza. Hanyuma ndavuga ku bantu babajije ibintu by'akazi muri Yukon. Nibwira bashobora kuba barebye video nari nakoze ubushize ijyanye n'uburyo territoire yitwa Yukon ishyira abantu kuri liste, uko ishobora kugenda ihitamo abo ihakazi. Abantu bari kuri visitors visa babarizwaga mu cyiciro cy'abantu bari kuri linye ya kabiri, nyuma yuko bamaze kureba nimba abantu bashaka akazi harimo umuntu ufite work permit yaba igiye kuba expired. Abo bavaho hagakurikiraho umuntu uri muri Canada ufite visitors visa. Iyo ni intara yuko nibyo nabivuze, hari video nabivuzemo kandi wanza nanashizeho na link, anshobora kongera nkabivugaho gato. Ubwo ndanavugaho ibijyanye na partie du nord ya Canada muri rusange mu materitoire. Hanyuma ikindi, kubona akazi, ari abantu banditse ko babuze akazi kandi bari muri Canada already. Icyo nacyo nakivugaho kuko nanjye mbifiteho experience, nimba ari abantu bashya mu gihugu. Ni ibyo ngibyo numva ngiye kuvugaho muri makeya. Hanyuma ubwo n'ibindi nzagenda mbisubiza buhoro buhoro. Ibindi nshobora kwisubiriza muri group iyo hari uwakibajije muri group. Hari group ya Telegram ku bantu babumva bafite ibibazo bashaka kubaza umuntu, akaba yagerageza agashaka kanya akabasobanurira. Abantu rero bansaba contact, kuri buri video nshyiraho link ya Telegram, ku buryo umuntu wumva hari ikibazo agize nko kuri video mba natanze, cyangwa yumva hari amakuru arenze ayo mba ntanze akeneye, ariko yamaze no gusoma kuri link, kuko ibyo nkora aka video kabari gatoya kirama amakuru make nka summary, hanyuma nkanashyiraho link ayo makuru ahantu aherereye, ku buryo mushobora kujyaho mukisomera mukareba detail. Noneho wabona wumva hari ikibazo cyangwa hari bidasobanutse ushaka gusobanukirwa kurushaho, ukaba wambaza. Ndagerageza ngashaka umwanya, ntabwo umwanya woroshye, ariko ndagerageza nkareba uko nasubiza abantu. Reka mperere ku by'abantu bafite invitation yo kuba waza gusura cyangwa kuba waza muri conference. Bagize bati umuntu yaragwaye invitation yo kuza gusura, hanyuma itarike bashyizeho ikaba yararenze, Canada itarasubiza ngo ikubwire ko iguhaye visa cyangwa iyikwimye. Bigenda bite? Se bazagusubiza no kubera iyo mpamvu?
bimeze bite. Ibi rero icyo nabivugaho nuko visa yo gusura mu by'ukuri uri umuntu uzaza gusura undi muntu muri Canada, natekereza ko gusura no gusura regardless y'amatariki baba barashyizeho wagomberaga kuzaza, ntabwo ayo matariki ashobora kugira icyo yangiza ku mwanzuro bafata. Cyakoze uramutse bari kuzaza gusura ku mpamvu iri specific, urugero hari ibirori bari kuzabujemo, for example mu kuyenda kwa 10, kaba hari umubatizo se, hakaba hari anniversaire ya mariage, hakaba hari ubukwe, ibintu nk'ibyo amatariki akaba yararenze, ibyo birumvikana ko dosiye baramutse batarayikoraho ishobora kuba impamvu yo kwimana visa, bavuga ko icyari kuzaba kikuzanye cyarangiye. Ariko ari visit isanzwe, kuza gusura umuntu w'inshuti, kuza gusura umuryango, ibyo ntumva itariki yararenze ntacyo biba bivuze, kuko umuntu wawe wamusura anytime. Niyo mpamvu nabasobanurire ko rimwe na rimwe buriya invitation ntabwo igira agaciro kanini mu gihe umuntu yaba atujuje ibindi bisabwa, ariko ishobora no kuba batayikonsidera bitewe na situation. So situation bagenda bazijera mu buryo butandukanye. So kuza rero gusura famiye, gusura inshuti yawe, ibyo ngibyo itariki yararenze nta kintu bihindura, nta kintu byakwica. Donc ntibyatuma bakwima visa kandi wari wujuje ibindi bisabwa. Conference, kuri conference bishobora kuba imbogamizi, kuko nimba wari ufite invitation yo kuza muri conference mu kwezi kwa 10, conference ikaba yararangiye, bakaba batarasubiza, no kuvuga ko nimba batarakora kuri dossier byanze bikunze bashobora gutanga igisubizo kitari kiza, niko navuga, kubera ko igihe wari kuzazira muri conference yararangiye. Nicyo ngicyo naba mbitekerezaho, ari naho nahita mvugiraho ko ku bantu bashaka kwatendinga ama conference ni byiza kureba conference izaba kera, ukaba ufite amezi menshi ahagije imbere yawe yo gutegereza visa. Iriya visa ayo kuza mu conference cyangwa ya visite, iyo watanze application online, akenshi nabonye iyo umaze gutanga fingerprint hashobora guca mu kwezi cyangwa amezi 2 bakaba baragusubije, iyo nta zindi dokima bigeze bagusaba. So nukuvuga ngo uko kwezi cyangwa amezi 2 ashize, akenshi bongera kwandika baguha umwanzuro, cyangwa se bakongera kwandika hari izindi dokima bagusaba. Hanyuma ariko akenshi bano bagabo ntabwo bakunda gusaba dokima zindi, iyo ushobora kuba waratanze dokima zituzuye, akenshi biba impamvu yo kudinayinga visa yawe. Ntabwo bajya basaba, mbona badakunda gusaba ngo wongere utange izindi proof, ahubwo iyo zituzuye bishobora kuba impamvu yo guhita bavuga no, kuko murabyumva ko badiringa n'ama applications menshi cyane. Ntabwo nibwira ko babona umwanya wo kwandikira ngo bakubwire ati rero bank statement watanze iriho amafaranga make ntabwo ahagije, ongera wohereza indi. Wapi, bahita babidinayinga bakavuga ko udafite amafaranga ahagije, ahubwo ukazongera ukaprayinga ubukurikiyeho. Numva rero ari nk'icyo nabivugaho. Ukwezi amezi 2, ariko par experience ukwezi kumwe babaga basubije. Mfite abantu nka 2 nigeze gutangira application, ukwezi kumwe byatinda amezi 2. Ugize ingorane zo gutanga fingerprint hari i Kigali, ku bantu baherereye mu Rwanda ushobora gutinda kuri appointment kuzabona indi ugasanga biratinze. Ni urugero, ibyo bishobora kudindiza dossier, kuko ntabwo batangira kuyikoraho utaramara kuzuza ibyo bisabwa. So numva rero ari nk'icyo navugaho. Ushaka kujya muri conference, turi mu kwa 11 ubuhageze, no kuvuga bya byiza urebye nka conference izaba nko mu kwezi kwa 4, mu kwezi kwa 5, kugira ngo ufite ayo mezi yose yo kwitegura gusaba visa, kuzajya gutanga ibya fingerprint no gutegereza visa baba bayiguha, ukaba ufite amezi ahagije yo kwitegura, kuruta ko waba uri mutanga application ubu ushaka kwitabira conference mu kwa 12. Hari ibyago byinshi by'uko mu kwa 12 hagera embassy itarabasha kugusubiza ku bya visa. Numva rero mwajya mubyitaho, no kwiha igihe gihagije, kimwe n'abasaba amashuri. Nimba ushaka kwiga, mu by'ukuri ntabwo ari idea nziza gushaka ishuri rizatangira mu kwa mbere, kuko waba uri mushaka ishuri ubu ngubu ukazajya kubona admission mu kwa 11 kugezemo hagati, hanyuma ukajya gusaba visa. Urumva haba hari mu kundi kwezi kumwe gusa, bivuga ko hashobora kuzagera igihe cyo gutangira ishuri visa itaraboneka. So no gufata amezi arambuye, mwiha igihe gihagije ku bantu bashaka gutanga ama application. Birafasha, bikakurinda stress, bikakurinda no kuba wakumva urimo wibaza ikizavamo
yenda uramutse warashoyemo n'amafaranga yawe. Ni byiza kwiha igihe gihagije. Numva rero ari icyo nabivugaho kubijyanye n'amatarike. So amatarike byaba ikibazo yenda kuri conference, ariko kuri visite zisanzwe ntabwo byaba imbogamizi nkurikije uko mbyumva. Hanyuma abantu babajije ku bintu byo muri Yukon. Nigeze kubabwira ko Yukon ifite porogaramu zayo. Yukon ni imwe muri teritwari zigize Canada muri Partie du Nord. Iyo teritwari yari ifite uburyo prioritizing gutanga akazi ku banyamahanga. So bahera ku munyamahanga uri mu gihugu ufite work permit, ariko ikaba yenda kuba expired muri uyu mwaka. Hanyuma aho hakaba ariho priority, nimba bafite akazi kari gutangwa babona mu qualified bakamufata. Barangiza aho ngaho cyangwa babura umukozi cyangwa ushaka gushaka akazi yo muri icyo cyiciro cy'abafite work permit igiye kuba expired, bakareba ku bantu bari muri Canada bari kuri visitors visa. So niho ahantu hari hasigaye muri Canada umuntu uri kuri visitors visa ashobora kuba yagira amahirwe yo kubona akazi kamuhesha work permit. So navuga ko rero amahirwe y'aha hantu ku muntu uri muri Canada, inama namugira nuko yajyayo. Inama namugira nuko yajyayo, kanyaruka kikoza yakareba. Hari n'igihe usanga hari amakampani yahayaringa amanitse ibyaha paho ngaho turi gushaka abakozi, ukaba wakwigerayo ukabonamo amakuru uhibereye. Ku bantu bari muri Canada niyo nama nabagira ku bari kuri visite. Hanyuma ushobora guhita wibaza ibi barimo byo kugabanya gutanga akazi ku banyamahanga, nabyo bishobora kuzabigiraho ingaruka cyane cyane kuri iyo porogaramu yo muri Yukon. Ariko navuga ko bizaterwa n'umubare. Tuvuga urugero, nimba teritwari barayigeneye kwiza abakozi yenda b'abanyamahanga akazi yenda igihumbi, mfata urugero. No kuvuga ko icyo gihumbi nicyuzura, nubwo umuntu yaba ari qualified ntabwo azabona ku kazi, kubera ko bazaba barimo kugendera ku mibare ya government iri gushyiraho ubu ngubu. Nuko byaba bimeze. So buri mwaka bizajya bijyana n'imibare leta ishaka gutanga akazi runaka mu gihe cy'umwaka mu duce dutandukanye. Ubu province zizajya ziba zifite amatageti ziri kugenderaho. So ubwo rero muri Yukon abantu bari muri Canada bari kuri visitors visa bashobora kugeregereza y'amahirwe. Hanyuma mbibutse ko ubu buryo ni n'uburyo bwo gukurura abantu bashaka kujya kuhatura. Bishobora kuguhesha uburyo bwo kuhatura, nicyo baba bashaka. Hanyuma bakababungutsa umuntu nyine ugiye kujya akora, ariko akaba ari n'umuturage waho. Iyi Yukon nkuko nababwiye nimwe muri teritwari, ni uduce two muri mu majyaruguru ya kumpera ya ruguru ya Canada, tuba mu duce dukonja hamwe n'izindi teritwari ebyiri. Ngira ngo indi ni yitwa North West Territories, hakabamo na Nunavut. Aho hantu mu busanzwe n'umuntu uri mu gihugu iyo yemeye kujya gukorerayo bamuhemba amafaranga menshi. Iyo ubarizwa muri health care, ukaba uri umunasi, ukaba uri umudogiteri, ukaba uri umusocial work n'izindi professionals zirimo muri health care, iyo ugiye gukorerayo akenshi ubuhembwa amafaranga menshi. Hanyuma ikindi leta yashyizeho nuko uramutse ufite student loan, donc warize leta ikwishyurira mu mafaranga yakugurije, ku banasi ishobora kugukuriraho ibihumbi 20 uramutse ugiye gukorera muri utu duce dufite ibibazo by'abakozi, ariko cyane cyane batwita ko ari uduce tw'ibyaro. Abadogiteri kabakuriraho ibihumbi 40 kuri loan yabahaye. Ubwo nabandi, ariko numva ari ibyo byiciro, nabandi ubwo baba bafite ahantu baqualifying. So urumva rero ni ibice bikomeza kugira ikibazo cy'abakozi kugeza ubwo leta yemera no gusonera abantu hamwe mu madeni bafite kugira ngo bemere kujya gukorerayo. Kwishyura ideni murabizi ntabwo ari ibintu byoroshye, kuko ishuri rya hano rirahenda cyane, ujya kurirangiza rwose bagutanzeho amafaranga menshi iyo wahisemo ko leta ikwishyurira. Numva rero ari icyo nabivugaho. Bivuze ko umuntu wanyarukira muri Yukon ari muri Canada bishobora kumuhesha amahirwe rwose yo kuhaguma, regardless yo kuba leta irimo ikatiye imibare. Ushobora gusanga bataragwiza umubare bakeneye, hanyuma ugahita uba umunyamahirwe w'uyu mwaka cyangwa se w'umwaka utaha.
icya gatatu, ibintu bijyanye n'akazi, kubona akazi ka mbere muri Canada. Bimwe rero mu bintu bigorana hano muri Canada, ariko ntekereza bishobora kuba bitandukanye ku bantu. Buri muntu wese ashobora kukubwira experience ye itandukanye n'iyawe. Kubona akazi ka mbere bisa n'ibigorana. Impamvu ni iyihe? Nuko bafite ukuntu mu muco waho baha agaciro kuba umukozi ubakorera yabazanira undi mukozi. No kuvuga ngo ukarekomendinga umuntu, ukaba ufite inshuti yawe uzi ko iqualifyinga kuri position runaka barimo bashaka mu mukozi, uwo muntu bashobora kumwakira bakamukoresha interview kuruta abandi bantu bose baba baprayinze online. Ari nayo mpamvu bikunda kugorana kugira ngo umuntu mushyashya utazi uko system ikora mu gihugu ashakisha akazi, biragorana. Navuga ko umuntu akigera inaha ngaha baratubwiraga bati utuzi 80% ntabwo batwadvertisinga, dutangwa intano. No kuvuga ngo abantu bagenda babwirana bahana ama connection, hanyuma bakagenda baharinga muri ubwo buryo. Tutuzi bapositinga nka 20% y'utuzi tuba duhari. Niyo makuru batubwiraga, kandi nibyo biboneka ko ushobora kwa applying online kenshi ukabona ntibari gusubiza, cyangwa se abagusubije bakagukoresha interview ukabona ntibakaguhaye. Akazi ka mbere navuga ko bigorana. Connection rwose iba iya mbere. Shout out ku muntu, ku mucuti wanje witwa Isa, wampesheje akazi ka mbere nkigera muri iki gihugu. Yantekerejeho tutaziranye, aransabira boss we, nuko boss amakazi. Ubwo rero navuga ko akazi ka mbere biragora, kuko icya mbere ntabwo umuntu abazi ukuntu bigenda. Icya kabiri, ntabwo hano bakoresha interview nk'uko iwacu badukoresha interview. Interview ya hano iba iri specific. Baba bafite ibintu bashaka kumva ubabwira bitewe n'akazi bari gutanga. Bivuze ngo bigusaba kumenya akazi uri mushaka ni ibiki uzajya ukoramo, ku buryo niba kubaza umenya gusobanura. Nimba ufite experience yiwanyu, umenya ukuntu iyo experience yiwanyu uyihuza nako kazi urimo gusaba. Mu by'ukuri ushobora kubona akazi hano mu bintu mvuge gute se, mu bintu utanize, udafitemo yenda uburambe bwinshi, ahubwo ari ukubera ko uzi kwisobanura n'ukuntu ushobora guhuza experience ntoya waba ufite n'ibibazo baba babajije. So bikagorana rero. Nanya ni mu bantu bagiye bakora interview nyinshi ntibampa akazi. Bakampamagara muri interview ariko simbo ntibampa akazi pe. Byaragoranye. Byansabye igihe kugira ngo nicare nige ikibuga, nige mbaze ibibazo babaza, baba bashaka ko umuntu asubiza gute. So ibyo rero hari abantu bankurikiye, hari abantu nabonye bakomentinga bari muri Edmonton bavuga ko batarabona akazi kandi bafite ibyangombwa batuye. Abashobora kuba bari muri iyo situation nk'iyanjye. Inama ya mbere, hano haba ibintu bita ama recruitment agency aba hano mu gihugu yo gufasha abantu gushaka akazi mu buryo butandukanye. Izo agence nibwira no muri Alberta zihari, mushaka ko mbarebera nabarebera, ariko nawe ugiye muri Google ukandika recruitment agency muri Alberta ushobora kuzibona nyinshi. Akenshi ujyaho kuzamo information cyangwa ukareba naho baherereye, ukigiraho kuri office bagukoresha interview, bakumva skills zawe ufite, ugatanga resume yawe, hanyuma bazageraho bakubonera bakakohereza. No kuvuga ngo uba woherejwe n'iyo agence ikakohereza ahantu bafitanye kontara yo gutanga abakozi, hanyuma agence igukuraho $1 cyangwa 2, ayasigaye ikaguhemba. So ako kabara akambere aho bakohereje rero hari igihe bakwikundira bagahitamo kuba baguha kontara, bagahita bakugumana. Ariko kandi iyo ni na experience nziza ya mbere, kuko ububonye ko nibura kuri resume uzajya wandikaho ko ufite experience yo gukora muri Canada, kuko babiha agaciro cyane. Ikintu bita Canadian workplace culture ni ikintu cy'ingenzi. Iyo umuntu atarakora muri Canada baba bavuga ko atazi umuco wa hano, atazi uko abantu bitwara ku kazi, atazi uko abantu babana ku kazi, ibintu nk'ibyo. Ibintu byabo by'udusysteme baba bafite nyine bashyizeho umuntu agomba gukurikiza. Numva aricyo nababwira abantu bari muri Canada bakiri bashyashya, mushakishe ama agence ari mu gihugu afasha abanyagihugu gushakisha akazi. Arabafasha rwose ifite skills, ufite education ikenewe. Uretse ko akenshi usanga izo agence rimwe na rimwe bakenera abantu, urugero bari bukore mu warehouse, bari bujye gukora nko mu bintu by'ama home care rimwe na rimwe. Uretse ko
hari ukuntu bisaba a little bit of experience muri health care mu bintu bya construction naho ngaho numva ndi gutekereza ko nanjye nigeze gukorana agence imwe ikajya inyohereza ahantu nkajya gukora ndi under iyo agence ariyo impemba. So mugerageze rero mwagerageza muri ubwo buryo. Aruberita Kamemu ni intara ubundi igira akazi kenshi kuko ni intara iteye imbere ifite ibikorwa byinshi, ntabwo ubundi byakagoranye kubura akazi, ariko umuntu aramutse ari mushya ni impamvu zumvikana byagorana, bisaba kubanza kumenya amakuru. Waba uhafite umuntu bikaba karusha umuntu hamenyereye, aramutse afite amakuru bishobora kuba byafasha nawe akaba yagukonegita. Numva ari icyo navuga ku bintu by'akazi. Kubona akazi ka mbere ni connection. Ikindi kuri ibi bintu ku muntu mushya mu gihugu, Canada igira program ngira ngo intara ibifite ibintu byihariye. Umuntu mushya cyangwa se umuntu ufite akazi yenda abona kadafatika cyane, ashobora gushaka ishuri, ashobora gushaka ikintu ajya kwiga muri college kitarengeje imyaka 2. Province zimwe na zimwe zemera kwishyura, zikakwishyurira cyangwa se zikaba zaguha nka 80% by'amafaranga uzakenera kuri iyo program, hanyuma yenda yasigaye ukayishyurira, ukajya ukora ukayishyura, cyangwa se ugashaka loan muri leta. Ayo mafaranga utazayasubiza. Ibyo babikorera kugira ngo abantu nibura babone akazi byoroshye, cyane cyane ku bantu baba bakiri bashya mu gihugu, cyangwa se akaba atarigeze agira indi course ya post secondary afata. So ikaba impamvu kababwira uti yenda narize nangije high school gusa ndi gushakisha akazi nkabona, cyangwa ko mfite ndabona kadahagije nkaba nshaka akazi kisumbuyeho gahemba neza, bashobora kukwishyurira ayo mafaranga 80% rwose cyangwa 70%, ntabwo nibuka neza, biterwa na situation kuko barasesinga bakareba income yawe kwingana, hanyuma bakamenya icyo kugufasha. Izo ziba ari izindi opportunity ku bantu bashya mu gihugu akenshi umuntu adapfa kumenya, kuko amakuru ya hano usanga batayamamaza. Iyo udahuye n'umuntu yazi ngo yakubwire, ushobora kujya mu ishuri ukiga program ukayishyura ukavamo wishyura 17,20 kandi washoboraga kuzayigira ubuntu, leta ikakwishyura amafaranga utazabasubiza. Ni fund yashyizeho zo gufasha abantu kubona akazi bakajya muri systeme bagakora. So ayo makuru rero ni byiza kuyashakisha, numva ari ingenzi cyane. Icyanyuma rero ari nacyo nasorezaho, abantu babajije abantu bize ibintu bya laboratory sciences, nabo babarizwa muri health care. Uramutse ufite language certificate, warakoze icyongereza cyangwa igifaransa, ukaba ufite level ya 5 kuzamura, ahantu hari opportunity yanyu. Narahavuze, ndumva hari video nigeze gukoraho yo muri Saskatchewan. Ukeneye kuba waranakoresheje equivalence, ukaba ufite na language score kuri level ya 5 kuzamura, Saskatchewan bafite pool y'aba health care ushobora kujyamo ukuzuza ugatanga yo interest, hanyuma bakaba aribo bagufasha gushakisha akazi. So iyo na gahunda ya province. Niho rero mushobora kugerageza abantu bose baba muri health care. Ukeneye kuba warakoze icyongereza cyangwa igifaransa, uri kuri level ya 5 kuzamura, ukaba warakoresheje equivalence. Amagence akora equivalence aba hano muri Canada, habamo nk'iyitwa World Education Services, hakabamo iyitwa International Credential Assessment Services. Numva arizo zihita zibanguka, ariko dufite nk'eshanu 6 leta yemera abantu bashobora gukoresha. Nazabegeranyiriza ayo makuru nkabarebera n'ibiciro, kuko ibiciro biba bitandukanye n'ama requirement. Icyongereza cyangwa igifaransa ufite certificate ukaba waranakoresheje equivalence, nyarukira kuri website ya Saskatchewan, ure video nabakozeho nashyizeho n'ukuntu umuntu abyuzuza, ushyiremo yo interest. It's free, nta mafaranga bagusaba, kandi nakoze na video yerekana step by step uko umuntu ashobora kubikora. Unakenera na passport, habamo n'umwanya wo gushyiramo passport ukuzuzamo izo information. Ikindi ni muri Aruberita nayo ifite program imeze gutyo kuba health care, cyane cyane aba nurses, ariko ngira ngo nabandi bashobora gufitingamo ba muri health care. Naho nashyizeho link igira ngo kuri video mperuka guposting. Numva program nababwiye zo muri Colombie-Britannique ndetse na Aruberita, cyane cyane ku ba nurse
nazabakorera detaye, nazabageranyiriza amakuru yose, etape zose mukeneye kunyuramo, cyane cyane abantu mushobora kuba mwaramaze gukoresha ama equivalence mufite na language certificate. Numva muri position nziza yo kuba mushobora kugerageza aho hantu. Numva rero ari ayo makuru nshobora kuba mbahaye uyu munsi. Aya arahagije. Ibi bisubizo mbahaye ntabwo nashoboye yenda kureba commentaire zose, ariko nzongera nyuremo nihaba hari ibindi nkeneye gusubiza, nakongera nkabegeranyiriza amakuru nta kibazo. Nkuko nabivuze, shyiraho link ya Telegram munsi kuri comment, hanyuma uwumva ashobora kuba afite ikibazo akeneyeho amakuru arambuye akaba yajya kuri Telegram akanyandikira inbox. Nibwo buryo bwonyene nkoresha mu gusubiza ibibazo abantu bambaza n'abifuza ubufasha butandukanye. Niho nkoresha, ntabwo nkoresha nimero isanzwe. Telegram ni ntaho itandukanye na WhatsApp, ujyaho ukajoininga hanyuma ukaba wanyandikira inbox, hanyuma nkashaka kanya nkaba nagusubiza. Ndumva rero ari ibyo nababwira. Nimukomeze kugubwa neza, mukomeze guhirwa mu byo murimo byose. Amahoro kuri mwese. Ciao ciao.